Jesse nizere ko meze neza cyane, nizere ko muri amahoro aho mudukurikiye mu bice bitandukanye. Tugaruka amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino mu isi dutuye, ariko kandi tudusura n'imbuga zitandukanye ziba zigenda zinyuzaho andi makuru agiye atandukanye. Inkuru mbi rero byinca mugongo igeze itugezeho nonaha muri aka kanya, akaba yitwa DJ Brianne. Uyu nguyu ni umwe mu DJ wamaze kumenyerwa cyane mu kuvanga imiziki bagezweho rwose, ubona ko amaze kubaka izina. Imana rero ikinza akaboko, dore ko yarokotse impanuka ikomeye. Arakotse impanuka ikomeye rwose. DJ Brianne rero uyu nguyu rwose ubona ko mu mashusho imodoka ye yangiritse cyane. Nyamuneka buriya nubwo waratwiyejeje urupfu buriya ngo anytime ruraza rukajyana umuntu. DJ Brianne rero yarakotse impanuka ikomeye ubwo yari ari mu modoka. Niyo mpamvu buriya Bibiliya ivuga ngo ntawuzi umunsi ndetse n'igihe wari kubona wenda twari kuba tuvuga indi nkuru, ariko dushima Imana ko itabyemeye. DJ Brianne rero nabo bari kumwe mu modoka, barokotse impanuka ikomeye ubwo bari baturutse mu karere ka Rusizi bagana mu mujyi wa Kigali. Mbere kandi abiwacu muzika ariho bari mu karere ka Rusizi muri ino weekend. Rero DJ Brianne yarimo gutaha, akaba rwose yaje gukora impanuka. Ubona ko imodoka yangiritse bikomeye cyane, ariko Imana imutiza ubuzima. Mu kiganiro rero ubwo DJ Brianne yari akimara gukora impanuka, yavuze ko we nabo bari kumwe bagiye kwa muganga kugira ngo baharebwe neza niba nawe wagize ikibazo kidasanzwe. Kuko mbona byo ni ubukunguzi no gushinyagura, umuntu agikora impanuka ugahita umubaza ngo bigenza bite. Nkurikije ukuntu imodoka mbona yangiritse, ubona ko rwose n'umwe mu bantu bashobora kuba bari bagiye kwasiga ubuzima. Imana yo mu ijuru rwose ikamwereka ko kimufiteho umugambi. Igihe Imana buriya ngo ibe kongera igihe cyo kubaho kugira ngo urebe ko ibintu umunsi cyangwa umunsi ku wundi wakomeza kugenda, ariko ugasanga rimwe na rimwe nyine birasa naho bigoye. Rero akaba yahise yerekeza kwa muganga kugira ngo barebe niba nta kibazo yagize. Kenshi usanga iyo umuntu aviriyemo imbere, cyangwa se akenshi bakubwira ngo iyo umuntu ataviriyemo cyangwa se iyo umuntu abaye asa naho benshi bavuga ati buriya akenshi iyo umuntu akoze impanuka ugasanga ntiyavuye ngo bigaragare inyuma. Benshi bavuga ati nibyo bibi cyane. Arumva benshi bavuga ati buriya iyo umuntu akomeretse hari icyo bifasha, nibura igikomere kiragaragara, ariko iyo umuntu buriya n'amaraso atagaragaye akenshi hari igihe abantu batinya ko wenda ashobora kuba yahasiga ubuzima, bitewe n'uko hashobora kuviramo imbere. Ati rero urebye nta muntu wakomeretse bikomeye, ariko turashaka guca kwa muganga kugira ngo badusuzume neza. Imana yakinze akaboko. Ubona ko mu mashusho imodoka yangiritse cyane. Ni mu gihe rero ariko imodoka bari barimo yo yangiritse, dore ko yaguye munsi y'umuhanda aho yakuwe n'imodoka yagenewe guterura izindi. Kugira ngo imodoka igwe munsi y'umuhanda, nirangiza kugwa munsi y'umuhanda abantu bave ari bazima, bikurikije ukuntu imodoka yangiritse, ko nabyo bisa naho ari ibintu byo gushima Imana. Bisa naho ari ibintu byo gushima Imana pe. Amakuru hari avuga ko DJ Brianne wari utwaye yikanze umwe mu bantu bari gukora umuhanda, arwana no kumukatira ngo atamugonga, birangira imodoka itaye umuhanda. Urumva ko ni ibintu rero biba bitoroshye. Dushima Imana ko DJ Brianne yongeye kumutiza kuba agihumeka, yongeye kumutiza ubuzima. Wabona hari twari kuba tuvuga ibindi, ariko Imana ko yabyemeye ikemera ko abakiriho abagihumeka umwuka w'ubuzima. Urumva ko ni ibintu byiza cyane kabisa. Impanuka rero yabereye mu karere ka Nyamagabe, aho DJ Brianne yari arimo kuva i Rusizi nyuma yo gucuranga mu mpera z'icyumweru gishize
mu bitaramo yahuriyemo na DJ Sonia. Rero umwe mu bari mu modoka harimo witwa Keza nawe ufite mu gucuranga, mbona ko mumaze kumenyera n'umwe w'abakobwa nawe bavuza ingoma. Bavuza ingoma kabisa. Navuga ko rero Imana yabikoze ko kurikije imodoka yangiritse cyane. Imana rero navuga ko ibifite umugambi rwose ku muntu. Waba uramutse uvuze ko urebye ino modoka mu by'ukuri ukuntu yangiritse, bikwereka ko rwose ndamutse mvuze ko ni Imana yakinze akaboko pe, kuko ukurikije ukuntu imodoka yabaye byari kugorana nyine wenda ko wenda ino nkuru turimo kuvuga ariyo twari no kuba tukirimo kuvuga, ariko usanga nyine ko Imana yahabaye. Imana yahabaye rwose. Ubona ko rimwe na rimwe wenda ibintu bibaho Imana izi umugambi. Bene DJ Brianne yarabatijwe, hari umugambi Imana yari imufiteho abantu kugira ngo n'ubugingo bwe babe bwejejwe. Gatekesta rero murabizi ko yabatijwe n'ubundi muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu. Urumva yabatijwe mu itorero rya Eleon Pentecost Blessing Church. Ikimenyetso cy'uko rwose yemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubwo benshi bakomeje kugenda basa naho babukemanga bitewe n'uko n'ubundi ubona imirimo n'imwe isa naho gutukana n'ibiki n'amagambo wenda adahesha Imana icyubahiro yakomeje, ariko bavuga ko umuntu atamutuka cyangwa se umuntu amunnye hejuru nashangiza amureke. Aravuga ati ibyo rwose nibishoboka. Akaba yarabatijwe mu itorero riyoborwa na Revela Prophet Leneste. Magambo rero yanyujije kuri Twitter icyo gihe ubwo yabatizwaga, yaravuze ati ndi uwawe ubu ni iteka ryose mwami Imana yanjye, ujye unyobora muri byose nkora, ni wowe niringiye ubu ni iteka ryose. DJ Brianne rero amaze amezi 2 atangiye gukorera ku Isibo Radio. Ubwo yabatijwe rwose. Ati umuryango yashinzwe witwa La Perle cyangwa se Brianne Foundation ufasha abana barenga 40. Umwe mu mirimo rero ya Brianne n'ubundi isa naho yakomeza kugenda imwegurira kuri Yesu. Urumva ko ni ibintu rwose bigaragara ko nyamuneka buriya umugambi w'Imana ngo buriya ikigufiteho umugambi aho kuguhomba buriya ngo byagenda gute. Urumva rero ko ni nk'ibyo ngibyo n'ubundi navuga ngo naba mbabwiye. Gusa icyiza kiriho nuko imodoka yangiritse nk'uko murabibona mu mafoto, ariko we dushime Imana ko nibura we agihumeka umwuka wazima. Noneho bari kumwe mu modoka rero ntawakomeretse, nubwo byabaye ngombwa ko baca kwa muganga. Mu gihe imodoka rero yarengaga umuhanda, ubona ko rwose ibintu bisa naho Imana yahabaye, naho ubundi Satani we yashakaga kumugira ingaruzwa muheto. Ubona rero ko ibintu biba bitoroshye habe na gatoya. Reka dushime Imana rero ko DJ Brianne umwe mu ba DJ bagezweho, umwe mu DJ barimo bagaragara mu bitaramo binini bya hano i Kigali mu Rwanda. Ubona ko rwose barimo, navuga ngo ndamutse mvuze ko ari umwe mu ba DJ dufite ba mbere hano mu Rwanda sinabambeshye. Ntabwo nabambeshye rwose. Umuntu rero yavuga ko cyangwa se umuntu yashima Imana. Umuntu yashima Imana rwose ko ibintu bigenze neza akaba arokotse. Ngayo nguko rero ubwo tubundi tuzakomeza bakurikiranira iyi nkuru ya gateka cyangwa se DJ Brianne, tumenye ese yaje kuva kwa muganga. Cyane ko yavuga ko nta kibazo yagize, ariko agomba gucayo buriya bakamugira n'ibizami bamukorera. Igihe n'umuntu wenda aba yahungabanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkurikije uko imodoka ngewe mbona yabaye rwose, mvuze ko gushima Imana kuri we byari bikenewe, sinaba mbeshe. Ngayo nguko rero reka ngushimire wowe unkurikira ubona nanjye umunsi ku wundi, hanyuma n'ubundi tuze kubana mu biganiro byacu bitaha. Mbasha kubanyurira amakuru y'imyidagaduro abavuga hirya no hino mu nyamakuru bitandukanye
biba byanditse kuri murandasi, kugira ngo wenda wowe wakoze subscribe, wowe udukurikira no ukajye mu bahombyi ngayo nguko. Rero reka dusubire.